warangani watikibani shati paralyze. Wowe warumuze kwizera, wowe Imana yabwiye umukwe ukaba waratakaje kwizera, ukabona imyaka igucitse, ukabona nta nzira y'ubukwe, ukabona nta nzira y'akazi. Hari Imana ifite ubushobozi n'ibyo ikora itavuze. Uyu munsi hano nigiye kugusengera, ugiye kwizera kudasanzwe. Jana toi sache les balifok ni chance qui distola bi kontalika je ne tabi fola isinikiet je ditanga na iwalifa vector shalanga ni mini voice titistanga ni bi la cochande ti before like instant to taiba announce the just be faikolize. Thank you Jesus. Uri ho kandi urakiranuka. Vector shangi ni ba alize tunikotalize tugiye guleva konsi tishandike ba tunekantariba. Amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana nibibane namwe abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, ku isi yose aho bwije mugire ijoro rihire, aho bukeye igitondo cyiza, kandi aho muri kumanywa igicamunsi cyiza bitewe n'amasaha mufite, kuko ku isi ntago bwirira rimwe. Ngira ngo bitewe n'icyo twize geography cyo bita imirongo miganda igenda itandukanya amasaha y'abantu. Rero Imana ibaho umugisha nk'uko twabibabwiye ubushize. Twari turi kumwe na Isaac, umukozi w'Imana ufite amavuta cyane. Imana ihagurukije mu gihe cye, agarutse kandi nanone ashimira Imana Data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi. Agarutse kandi aje mu mavuta mashya, aje kutwigisha cyangwa se kuduha ijambo ry'Imana. Murabizi yuko ijambo ry'Imana niyo mpano ya Isaac, cyangwa se niko nyine yisanze umwami yamugize. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu, mubahindure kuba abigishwa banjye, abazemera muzabatize mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ni muri ubwo buryo rero nawe utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe tukuraritse. Amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana nibibane namwe abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, ku isi yose aho bwije mugire ijoro rihire, aho bukeye igitondo cyiza, kandi aho muri kumanywa igicamunsi cyiza bitewe n'amasaha mufite, kuko ku isi ntago bwirira rimwe. Ngira ngo bitewe n'icyo twize geography cyo bita imirongo miganda igenda itandukanya amasaha y'abantu. Rero Imana ibaho umugisha nk'uko twabibabwiye ubushize. Twari turi kumwe na Isaac, umukozi w'Imana ufite amavuta cyane. Imana ihagurukije mu gihe cye, agarutse kandi nanone ashimira Imana Data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi. Agarutse kandi aje mu mavuta mashya, aje kutwigisha cyangwa se kuduha ijambo ry'Imana. Murabizi yuko ijambo ry'Imana niyo mpano ya Isaac, cyangwa se niko nyine yisanze umwami yamugize. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu, mubahindure kuba abigishwa banjye, abazemera muzabatize mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ni muri ubwo buryo rero nawe utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe tukuraritse. Ngira ngo ndibuze guha Isaac mikoro, ubundi nimara kumuha mikoro nawe akomerezeho. Imana ibahe umugisha. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. None nk'uko bisanzwe dukunda kuganira ijambo ry'Imana, tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko dusangira ijambo ry'Imana tugiye kubanza dusenge. Mana Data wa twese, Imana yera kandi ikiranuka, witwa ndiho niryo zina ryawe. Turongeye turagushimye, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko turi amahoro, tugushimiye ibyatubayeho. Mwami nuhimbazwe ko yongeye kutwemera kugaruka hano. Abantu bakunda kudukurikirana bari hirya ndetse no hino, abo bose turabasengeye kugira ngo ubutumwa bwiza tuvugiraho hano uhindura imitima yabo. Mwami bakomere, basubizwemo ibyiringiro. Bityo rero Data wa twese n'abatarakizwa bakunda kutwitegereza, ijambo ryawe
ibahindurire kugira ngo bahinduke abigishwa bawe Yesu. Tugiye kuganira ijambo ryawe mwami mwiza data twese ukiranuka, rihindure benshi kandi rikomeze benshi mu izina ryawe Yesu, amen. Imana ishimwe inshuti z'umusaraba mukunze gusangira ijambo ry'Imana, aho muri mwese Imana ibaha umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka muri Abaheburayo igice cya 11. Haleluya, haleluya. Inshuti z'umusaraba ndabaramukije, abari hanze, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abatwitegereza bakatwumva bari mu biro byabo, abatureba bari mu kazi kabo. Imana ibaha umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11. Titire y'amagambo iravuga ngo kwizera icyo ari cyo, ibyitegerezo by'abizera nyakuri. Murongo wa mbere havuga ngo iki? Haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamyaga neza ni uko bari bagufite. Tugiye gusubiramo ijambo ry'Imana. Kwizera niko kutumenyesha rwose ibyiringirwa, tudashidikanya ko bitazaba, kandi icyatumye abakera bahamyaga neza ni uko bari bagufite. Imana itugire neza. Haleluya. Inshuti y'umusaraba, wowe uri kunyitegereza udukurikiranye umunsi ku wundi, birashoboka ko kwizera kwawe kwagiye. Ariko inshuti y'umusaraba, birashoboka ko kwizera kwawe kwamazwe n'ibihe bigiye bitandukanye.